Mwiriwe neza. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kugaruka mu mwanya wacu wo gusenga. Iminsi 30 duherereje inyuma yacu, twafatanyije namwe kandi ni ukuri byagenze neza. Gusenga kwacu Imana yaratwumvise, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, ngo atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Natwe muri iyi minsi 30 twatangiye dukomangira Imana, tuyinginga kandi tuyisaba kugira ngo ikomeze idufashe muri uru rugendo twatangiye rwo kubana nayo, kugendana nayo, kuyubaha no kuyitinya no kwihesha icyubahiro. Umugaragu w'Imana niwe wanditse aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, ngo ntimukatuze, ngo ntimukamuhwemere kugeza igihe azasubiriza ibyo yasezeranije. Ni muri urwo rwego rero turi gusenga amasengesho, tukumva n'ijambo ry'Imana ry'umunsi. Nizere ko uri hafi kugira ngo twongere twumve icyo Imana yaduhishiye uyu munsi. Ese ijambo ry'umunsi ni irihe? Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ni ibice 5, turahera ku murongo wa 16. Haranditse ngo nicyo gituma uhereye none tutagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ijambo ry'umunsi: ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Nk'uko tumaze kubisoma, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, kandi ngo dore byose bihindutse bishya. Ubundi dusanzwe tugira imiryango, dusanzwe tugira aho dukomoka. Umurongo wa 16 watubwiye uburyo batekerezaga Yesu mbere, bamubonaga mu masekuruza y'aho akomoka. Amasekuruza adufasha iki? Adufasha kutitiranya imiryango, kandi adufasha kugira ngo tutazakora icyaha cy'uko abantu bo mu gisekuru kimwe bashakana. Niyo mpamvu kenshi mu gihe cya kera bakurikizaga amasekuru, bakajya kuvuga amasekuru ay'umukobwa n'ay'umuhungu kugira ngo barebe ko ntaho bahuriye. Ariko muri iyi minsi ibintu byarivanze. Mu by'ukuri ubona ko abantu bashobora gushakana bava inda imwe bitewe n'uko imiryango yagiye itatana, kandi ntigire ikindi kintu cyongera kuyihuza kugira ngo abantu bamenyane. Imana ijya idufasha cyane. Mujya mwumva bavuga ngo Kristo intare mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Ni aho ngaho bamubariraga. Ariko amaze gupfa yarangiza akazuka agasubira mu ijuru, ntago bari bakimubara nk'umuntu wo ku isi, ahubwo
babonye ko ari umwana w'Imana byuzuye. Babonye ko ibyo bakerensaga burya bari mu makosa. Ni Imana yari yaje guturana n'abantu. Aho batangiye kumutekereza rero mu bundi buryo, umuntu uri muri we nawe aba abaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Aba yandikiwe ubugingo. Niyo mpamvu tuvuga ngo turi abana b'Imana. Ngo turi abana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa niwe utwara abatware. Muri Kristo Yesu honyine niho umwana aba umwana w'Imana, papa we akaba umwana w'Imana, mama we akaba umwana w'Imana, sekuru akaba umwana w'Imana, nyirakuru akaba umwana w'Imana, sekuruza akaba umwana w'Imana, nyirakuruza akaba umwana w'Imana iyo bizeye Imana. Ni ukuvuga ngo abo bose ndondoye, bose ni abana b'Imana imbere y'Imana. Ariko twagaruka mu bantu, noneho tukabazana muri cya gisekuruza. Ariko Yesu ntabwo aturebera mu bisekuruza dukomokamo, ahubwo aturebera mu maraso ye yaducunguje. Kuko twabaye ibyaremwe bishya. Ntabwo turi ba bandi, ntabwo tukiri ba bandi bahozeho kera. Uyu munsi turiho muri Kristo Yesu. Tumaze rero iminsi 30, hari uburyo yaganiriye n'Imana, hari uburyo yakuganirije, hari uburyo Umwuka Wera yagusanze, hari ibyo wahinduye cyangwa se hari n'ibitarahinduka, hari ibyo washoboye, hari n'ibyo utashoboye. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana riratubwira ngo bibwire Yesu. Ngo niyo nshuti ihebuje. Ngo nta n'umwe wamera nkawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ikibazo twagira ni ikihe? Dore ikibazo dushobora guhura nacyo. Nuko waba waratangiye ku munsi wa mbere ukaba ugeze ku munsi wa 30, hakaba nta kintu kirahinduka. Niyo mpamvu ngira ngo nkwinginge ngo wibaze wisubiremo. Uvuge ngo mbese muri iyi minsi maze ni iki cyahindutse mu kwizera Kristo? Ese ndi icyaremwe gishya koko? Ese ndi umwana w'Imana koko? Ese uyu munsi mu ijuru bari kumbona gute? Ese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo? Uyu munsi Imana ije yanjyana, Kristo yanjyana. Izina ryawe wararyandikishije muri iyi minsi 30? Ese ryari risanzwe ryanditse? Cyangwa se nturanagerageza na rimwe? Uwabaje uyu munsi nawe rwose Imana ntabwo ikubarira iminsi, ntabwo ikwishyuza ngo hari iminsi utakoze. Oya. Kubera ko Yesu yigeze abwira abantu ukuntu abantu bakoze guhera mu gitondo bakageza nimugoroba. Abantu bamwe baje mu gitondo, abakozi bahabwa akazi, abaje saa 4 bahabwa akazi, abaje saa 6 bahabwa akazi, abaje saa 8 bahabwa akazi, abaje saa 9 bahabwa akazi, n'abaje saa 11 bahabwa akazi. Kandi saa 11 nibwo akazi gasoza. Bagiye kubahemba, babahemba amafaranga angana. None abatangiye mu gitondo baravuga bati ntabwo bishoboka. Twatangiye mu gitondo kugeza aya masaha twiyushya kuya, twavunitse. Ni gute duhembwa kimwe n'umuntu uje nonaha, mwangaje nonaha ngaha? Yesu arabareba arabaseka, aravuga ati none se ko ari njye nyirakazi, akaba ni nanjye nyir'amafaranga, njye nkora ibyo nshaka. Niba uyu muntu aje isaha ntabwo ndebye amasaha, ahubwo njye ndamuha igihembo kingana n'icyanyu. Ni njye ufite ijambo,
data wa twese niwe nyir'ijambo. Hari abantu batangiye kubaha Imana mbere ya Yesu, hari abubashye Imana mu gihe cya Yesu, hari abubashye Imana nyuma ye, hari natwe turi kubaha Imana uyu munsi. Niba twarakiranutse, twese dufite umugabane ungana mu gihugu cyo mu ijuru. Reka nguhe urundi rugero. Yesu ari ku musaraba yabambanywe n'ibisambo bibiri, kimwe iburyo ikindi ibumoso. Noneho kimwe gitangira gutuka Yesu ngo nitwumva ngo uri umwana w'Imana, ngo niba uri umwana w'Imana ngo ikize natwe dukize. Mugenzi we aramukangara avuga ngo nta soni, twebwe tuzize ibyo twakoze, ariko uyu ni umukiranutsi. Niba utubaha Imana, ntiwubaha n'uyu nguyu uzize ubusa, akaba ahanwe hamwe natwe kandi we ari umukiranutsi. Arangije abwira Yesu ngo rata, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Namenye ko uri umwami, namenye ko uri umunyembaraga, namenye ko uri umukiranutsi, namenye ko uri Imana. Nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yarebye ibitangaza bibaye ku musaraba, areba uburyo ubwira kabiri buje, areba uburyo ibitare bisadutse, areba uburyo izuba ryagiye, aravuga ati uyu si umuntu usanzwe tubambanywe. Njyewe n'igisambo kigenzi cyanjye turaziranye, ariko ibibaye ntabwo bibaye ku bwacu, ahubwo ni kubw'uyu mukiranutsi. Rata, haleluya. Amenya igihe cyiza cyo gusaba umwami. Arangije aca bugufi ati sinshoboye gupfukama, sinshoboye kuvuga ibindi, ariko nugera mu bwami bwawe rata uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo nshuti, mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Yahise agabana paradizo uwo mwanya. Umuhinzi cyangwa umukozi wa saa 11, abandi bose bari barizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ba Petero, ba Yakobo, n'abagore bari hariya harimo bari baramwizeye. Ariko ku munota wa nyuma umuntu asigaje iminota mikeya ngo apfe, aravuga ngo rata, nzi ko uri umwami, nugera mu bwami bwawe unyibuke. Yesu ahita amuhereza ubugingo ako kanya. Uyu munsi ari kumwe na Yesu muri paradizo y'Imana. Umuhinzi cyangwa se umukozi wa saa 11. None se ubwo ababanje mbere bari kuvuga ngo hoya tuvuge yenda ageze mu ijuru ahuye na Yohana Umubatiza. Yohana ashaka kuvuga ati kubera iki uyu muntu ahawe ubugingo kandi yarakoze iminsi mike, yarakoze iminota gusa, yarihannye mu minota akabona ubugingo. Natwe twarakubiswe, njyewe naciwe umutwe, none koko turahembwa kimwe? Aramutse abibajije yaba afite rezo mu by'ukuri, kuko we yaciwe umutwe kugira ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ariko undi aravuze gusa ngo nugera muri paradizo uzanyibuke. Abo bantu koko murumva nta kantu bakwiriye kurushanya? Ariko imbere y'Imana umukozi wa mu gitondo n'uwa saa 11 bose barangana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tujye turirimba ngo tuzambikwa amakamba atatseho inyenyeri. Niba koko ayo makamba azaba hari, birashoboka ko hamwe bazahabwa ubugingo badafite amakamba, ariko hakaba hari n'abazahabwa ubugingo bakagenda bafite amakamba, barushanwa umubare w'amakamba, ariyo maranka yo mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero ikibazo si uko watangiye, ahubwo ikibazo gihari ni uko ugiye gukomeza iminsi 30 kugeza ku munsi wa 40. Ubwo ni ukuvuga ngo hasigaye iminsi 10. Ese ugiye kubigenza gute? Ndagira ngo wisuzume ubu ngubu, kuko nyuma y'aha ngaha
hagiye kubaho iminsi mike hanyuma tukinjira mu cyumweru gitagatifu, icyumweru cyera, icyumweru cy'imibabaro ya Yesu. Ubwo rero ugeze aho ngaho nta hantu uragera, nta hantu urashyika, Imana itarakubona, mu by'ukuri nta urugendo rwawe rwaba rwarabaye impfabusa. Ariko ndagira ngo noneho wige ku buryo ugiye gukomeza, wige uburyo ugiye gukiranuka kurushaho, wige uburyo noneho uhinduye imibereho ukaba ubaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, ku buryo noneho nta cyagusubiza inyuma. Ntusubire mu buzima bwa kera bwa bundi bw'ibyaha, ntusubire mu byagukururaga, ntusubire mu bigare by'amafuti, ahubwo komeza imbere, turi hafi kugerayo. Hitamo gukomeza kuba hafi y'Imana, hitamo guhinduka by'ukuri, si iby'igihe gito ahubwo ni iby'iteka ryose. Hitamo kuba urumuri. Imana ntiyaguhamagariye kuba mu gisibo gusa, ahubwo waratangiye urakomerezaho ubuzima bwo gukiranuka no kwizera, kugeza igihe Imana izashaka ko uyisanga. Yaguhamagariye ubuzima buhindutse, burambye, ubuzima bwubakitse. Kristo akubera ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo urugendo rwawe uzarusohoze amahoro. Nkwifurije gukomeza mu buzima bw'ibyaremwe bishya. Reka dusenge Imana. Mana ishobora byose, Mana mutware Nyiringabo, ndagushimira ko wabanye natwe mu bihe duhereje inyuma yacu. Mu minsi 30 wabanye natwe, watugiriye neza, waraduhuguye, Mwami wanjye Imana, kandi uraturera nk'umubyeyi urera abana be. Twaje ntacyo dufite, ariko uyu munsi turuzuye. Twaje twambaye ubusa, ariko uyu munsi turambaye. Twaje tutareba, ariko uyu munsi turabona. Turagushimiye byose wakoze muri iyi minsi, kandi turacyakomeje. Komeza uturwanirire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kugeza dusoje iki gisibo, kandi kugeza twinjiranye na Kristo mu kuzuka, imibiri yacu ikazurwa rwose, ubuzima bwacu bugahinduka, tugakomeza kuba ibyaremwe bishya mu minsi dusigaje yo kubaho kwacu. Duhe imbaraga, duhe Umwuka Wera, tuyobore, kandi uduhindure imiriro ikongora. Ku ijambo ryawe ryarambwiye mu Baheburayo igice cya 1:7, ko abamarayika bahindura imiyaga, ariko abagaragu bawe ukabahindura ibirimi by'umuriro. Komeza ube mu ruhande rwacu, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.